Imana iguhe gakondo yawe kandi iguhe iteka ryose. Ntabwo abatuye bazatura iteka, nta nubwo ubutaka bafite buzaba ubwabo iteka. Ibi mbivuze nk'abantu namwe mufite experience. Uzi kubwira umukobwa uri mu gatimba ngo imvura izagwa, arakubwira ati izakunyagire n'urubyaro rwawe, njyewe ndi mwivara. Ni nk'uwakubwira ngo Yesu azaza, ntari narongorwa. Yesu we abaretse Mana maze nkora ubukwe. Azaza ubukwe bumwe butari bwaba, azaza bamwe bagifite amasezerano kuza ko azagira ute azaza. Hari isezerano rimwe Imana ntigibeshye, mu byo yavuze byose ntigibeshye. Icyambere ntabwigibeshya hoya, icya kabiri gira imbabazi ye. Ushimye Imana mwebwe mwageze hano, ushimiye Imana iduhaye umwanya w'umugoroba w'igitaramo cyiza. Reka tuganire ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Yoshua igice cya 14. Turasoma n'umurongo waho wa 6, tugarukire ku murongo waho wa 15. Reka dusome mu izina rya Yesu. Abayuda bahera ko basanga Yesu w'Igilugari, Kalebu mwene Yefune umukenazi, aramubaza ati tuzi icyo Uwiteka yatuvuzeho jye nawe. Akabibwira Mose umuntu w'Imana turi Kadeshi Baruneya. Icyo gihe nari maze imyaka 40 twari tukiri Kadeshi Baruneya. Mose umugaragu w'Uwiteka antuma kujya gutata igihugu, ukeye ngarutse muhamiriza ibyo nari nabonye n'umutima utabeshye. Ariko bene data twajyanye bahisha imitima y'abantu ubwoba, jyeweho nomatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Maze uwo munsi Mose ararahira ati ni ukuri igihugu wakandagiyemo kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka ryose, kuko mbatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Nuko Kalebu arongera aravuga ati kandi dore Uwiteka watumye mara iyi myaka 45 nk'uko yavuze, uhereye igihe Uwiteka yabwiriye Mose Abisiraheli bakizerera mu butayu. None dore uyu munsi ikikije imyaka 85, ubu ndacyafite imbaraga nk'uko nari nzifite urya munsi Mose yanyoherejeho. Uko imbaraga zanjye zameraga ku rugamba ntabara ngatabarukana, n'ubu niko zikiri. None umva umusozi Uwiteka yavuze urya munsi. Icyo gihe wumvaga ko Abanaki bari bahari, kandi ko hariho imidugudu minini igoswe n'inkike z'amabuye. None ahari aho Uwiteka azaba ari kumwe nanjye, mbirukane nk'uko Uwiteka yavuze. Yosuwa aha Kalebu mwene Yefune umugisha, maze mu musozi witwa Heburoni ngo habe gakondo ye. Icyo cyatumye Heburoni haba gakondo ya Kalebu mwene Yefune umukenazi na bugingo n'ubu, kuko yomatanye n'Uwiteka Imana y'Abisiraheli rwose. Kandi Horebu kera hitwaga Kiriyataruba. Arubu yari umuntu wo mu Banaki ukomeye kuruta abandi. Nuko igihugu gihabwa ihumure. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turagushimye Mwami Yesu kuduha igitaramo cyiza cyo kugira ngo tuganire mu ijambo ryawe. Reka uyu munsi ijambo ryawe rigira imbaraga, ntaba ari jyewe ahubwo aba ari wowe. Mwuka wera yumvikanisha icyo ashatse kuvuga hagati mu bwoko bwe, kandi icyo twifuza no guhabwa umugisha twese, maze ubwo turushaho kugubwa neza twishimiye mu ijambo ryawe, turushaho gusubirizwa muri ryo. Nakoze kuganira natwe kuva dutangiye kugera ku musozo mu izina rya Yesu, amen. Ndashaka kuvuga ku nsanganyamatsiko nto ivuga ngo Imana iguhe gakondo yawe kandi iguhe iteka ryose. Imana iguhe gakondo yawe kandi ntiyiguhe ubuzakwimura, ahubwo iguhe iteka. Ntabwo abatuye bazatura iteka, nta nubwo ubutaka bafite buzaba ubwabo iteka. Ibi mbivuze nk'abantu namwe mufite experience. Usanga aho umuntu atuye mbere hari hatuye undi, usanga aho umuntu yubatse mbere hari hubatse undi. Usanga ubutaka umuntu afite none uyu munsi bwari bufite undi mbere.
usanga gakondo umuntu afite none mbere hari indi gakondo yabarirwagaho. Usanga hari abantu banavutse batagira aho bavuka, ariko Imana ibashakira ivuko barakomera. Abakomeye bahashize se bakomeye none, abatunzi bahashize se batunzi ba none. Ibintu bijya bihinduka, ariko mu ijambo rimwe, uw'Imana ihaye gakondo arayigumana. Uw'Imana ihaye gakondo arayigumana. Mbibutse ko uyu mwanya hari abavana iwacu bakava mu Rwanda bakajya i Burayi, hari n'abava i Burayi bakagaruka mu Rwanda. Mbibutse ko hari abantu bagira akazi none ejo bakagatakaza abandi bakakajyamo. Ibintu bihora bihindagurika, ariko iyo Imana itanga isezerano ryo kuvuga ngo nzakubaka, ibizakubaka kandi ukaba wubakitse. Iyo ivuze ngo nzagukomeza, ibizagukomeza kandi ntunyeganyege. Iyo ivuze ngo nzakugeza ahantu, ibizahakugeza ikagushingira igiti cyangwa ikagushingira imbago kugira ngo abandi bakwambura batazabona aho bahera. Rero Imana iguhe gakondo kandi yiguhe iteka ryose. Hari gakondo tuvuga yo mu isi, hari na gakondo yo mu ijuru. Hari abantu bazaragwa ubwami bw'Imana bakabubamo, bakazabukuriramo, bakazanabubamo iteka ryose. Ariko si bose, ntabwo abantu bose bazajya mu ijuru, ntabwo abantu bose bazabana n'Imana. Ariko icyifuzo cy'Imana nuko abantu bose babana nayo. Mu cyifuzo Imana ifite nuko umuntu wese yaremye yazabana nayo. Apana kuba hano kuri iyi si ntuzabane n'Imana mu ijuru. Icyifuzo cy'Imana irashaka kubana nayo ukiriho, ukazabana nayo uvuye muri uyu mubiri, kuko hirya y'ubu buzima hari ubundi buzima. Amen. Amen. Iyo Imana iguhamagaye ikunda gukoresha amagambo abiri, igira aho ikuvana ikagira n'aho ikujyana. Imana igukura ahantu ikakujyana ahandi hantu. Iyo muhuye n'Imana bwa mbere igusaba ngo va, jya. N'amagambo abiri: va muri Egiputa, va mu byaha, va mu ngeso mbi, va mu businzi, va mu bumaraya, va mu ngeso mbi, va mu mikorere mibi y'umwanzi, va mu byaha, kuko ibyaha ise wabyo ni Satani, kandi ingaruka y'icyaha ni iki? Ni urupfu. None Imana muhuye bwa mbere irakubwira ngo va mu byaha, jya mu gukiranuka. Imana igaragarira mu kwera no gukiranuka, ariko kandi Satani nagaragarira mu byaha no kwiyanduza. Satani arasa n'ingurube. Ingurube wayoza ukayishorera ukayigezaho igisa neza, upfa gutindirwa no kureba ku ruhande, usanga ivitse umunwa mu gitaka ushyize hejuru gutya. Iyo itavitse mu munwa ivikamwe agatuza n'amabuno yayo igenda iyasirita ahantu. Rero hari abakristo bameze batyo, usibye ko nta bari hano, bezwa nonaha ejo bakongera bakiyanduza, bakiranuka imbere ya pasiteri, inyuma ya pasiteri ntibazongera gukiranuka. Bazajya bezwa bageze mu rusengero, inyuma y'urusengero ntibezwe. Abo bantu nubwo bagaragara turi kumwe, biragoye ko bazajya mu ijuru. Kandi iyo niyo gakondo nkuru iruta izindi gakondo zose. Gutura ni kimwe ugahabwa 8, ariko ntabwo 8 uguhesha amahoro. Kubaka inzu ndende ukagira igorofa ya 7 ni kimwe, ariko iryo gorofa ntibyaguhesha amahoro. Yewe gutunga imodoka ni byiza, ariko iyo modoka ntiyaguhesha amahoro. Yewe gutunga amafaranga ukagira konte nini, kubigira ni byiza, ariko ntibyaguhesha amahoro. Dore amahoro agira Imana, umunezero ugira Imana, ibyishimo birambye bigira Imana. Nicyo gituma begera Imana, ibaha amahoro n'umunezero n'ibyishimo, bakabigira ntacyo barabona, bakabyenjoyinga nta bihari, bagasimbuka nta mafaranga, bagasimbuka nta sambu barabona, bagasimbuka nta bibanza bagira, bagasimbuka nta kintu gihari. Kubera iki? Ubasimbutsa atuye muri bo. Iyo Mana ituye muri twebwe, reka tuyikomere amashyi bikwiriye. Ifite aho ituvana, ifite n'aho itujyana, ifite imigambi myiza itabarika, ifite gahunda, ifite plan A, ifite plan A, ifite plan A ikagira na B. Iyo kimwe gipfuye itangiza ikindi, iyo kimwe kibwizana ikindi, iyo kimwe kiguye hasi iguha ikindi. Iyo turi kumwe n'Imana igenda iduha amahirwe,
Imana ni Imana itanga amahirwe arenze rimwe, arenze kabiri, arenze gatatu. Imana yacu ni Imana itanga amahirwe. Reka tuyikomere amashyi menshi irayakwiriye n'umwungeri mwiza. Iyo wemeye ukava ukajya, Imana ikugirira neza. Hahirwa abavuye bakaba bari mu rugendo bagira ahandi bajya. Abo bantu barahirwa. Amen. 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 Ndashima ko turi hano twarahamagawe n'Imana. Ndashima ko twahamagawe. Hahirwa bumvishijwe bakitaba, ntibajya bagorana. Hoya, iyo wumvishijwe ntugorana. Abakristo bagorana ni abatarumvishije ijwi. Abo niyo wabaha Kigozi baragora, niyo wabaha Nido baragora, niyo wabaha Sererake baragora. Abakristo niyo wabaha iki, abo bantu batumvishije ijwi baragora. Ariko hahirwa bumvishijwe ry'Imana. Ubwa mbere Imana yahamagaho bitande Nowa. Iramubwira ngo Nowa we, mbonye uburyo abantu babaye babi, nicuza icyatumye mbaremye. None nubwo nabaremye, ariko we ungiriyeho umugisha. Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Imana iramubwira ngo ibarize inkuge. Iyo nkuge uyibaza mu giti cyitwa gofero. Noneho ugenda uburira abantu babwira ngo imvura izagwa. Abazahungira muri iyo nkuge nzabakirisha iyo nkuge. Harazinduka mu gitondo, haragenda arabwira ati Imana irambwiye ngo mbaze inkuge. Iyo kumaze ikizi ati tuzahungiramo. Duhunga ikizi, duhunga umujinya w'Imana. Imana se yarakajwe n'iki? Abantu babaye babi, ariko ni wowe n'abakobwa bawe, twebwe gaturi beza. Arabwira ati ibyaha biragwiriye bibaye byinshi, kutumvira Imana no kutubaha Imana biragwiriye. None Imana yarakaye, igiye kurimbuza abantu iki? Umwuzure. Arabibwiriza umwaka wa mbere, agakora ikintu navuga ngo ni error mistake. Ni bande bazi ubukwe? Murabizi ubukwe, murajya mu bumenyi ubukwe. Akajya ahantu bari koze mariage akabwira ati imvura izagwa. Uzi kubwira umukobwa uri mu gatimba ngo imvura izagwa, arakubwira ati izakunyagire n'urubyaro rwawe, ngewe ndi mwivara. Uzanye ibintu by'imvura mwivara wowe? Uzanye ibintu by'imvura ku munsi birori? Iyo mvura izagwa sizagwa ryari? Kandi murabizi ko n'imvura iguye hatari ihema ibintu biranyagirwa. Impamvu dushyira amahema ahantu no kugira ngo tutanyagirwa, tuticwa n'izuba. Arabibwiriza imyaka 120, abwira abantu ngo imvura izagwa, kandi iyo mvura izaba ari umwuzure. Ntibabyo. Reka ni nk'uwakubwira ngo Yesu azaza, ntari narongorwa. Yesu we abaretse Mana maze nkora ubukwe. Azaza ubukwe bumwe butari bwaba, azaza bamwe bagifite amasezerano kuza ko azagira ute? Azaza. Nta na kimwe kizatuma ataza. Ntabwo ubutabazi bwacu wawe butari bwaza buzabuza Yesu kuza. Nitugira amahirwe tuzabona ineza y'Imana atari yaza. Ariko naza hahirwa bazaba biteguye, bazarya ibyo batariye, bazakora ibitaramo batigeze batarama, bazaba heza abandi batigeze baba, kuko heza ni mu ijuru, n'ahandi muri iyi si hagira ibibazo. Amen. Amen. Murankurikiye yemwe murahari? No arabwiriza, murabizi byabaye. Ntimuzi ko igihe cyageze imvura ikagwa irimbura isi yose, iyirimbuje umwuzure. Harokoka Nowa n'abana be n'umugore we n'ibyari mu nkuge, abandi bose bagira ute? Barapfa, barashira. Iyo usomye igice cya 9 cy'Itangiriro usanga Imana itangira guha Nowa amasezerano mashya, imubwira ijambo ryiza nyankunda. Iri jambo nanjye reka ndikubwire. Igice cya 9 aravuga ngo Imana iha umugisha Nowa n'abana be, irababwira ati mwororoke mugwire mwuzure isi, inyamaswa zo mu isi yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose bizabagirira ubwoba, bibati. Ntabwo inyamaswa zitinya abantu kuko abantu bateye ubwoba. Ni isezerano Imana yatanze ko inyamaswa yose uko yaba imeze kose, uko yaba ikaze kose, itinya umuntu. Intare mu ishyamba irakomeye, ariko ibonye umuntu iratinya ikabanza gusubira inyuma.
inyamaswa iyo ariyo yose ibonye umuntu iratinya. Iryo ni isezerano ry'Imana. Imana iguha igitinyiro muri aya masengesho, iguhe gutinywa. Abarozi bagutinye, abakugenza bagutinye, abagushaka impamvu bagutinye, ibikwiruka inyuma bigutinye. Imana iguha igitinyiro mu izina rya Yesu. Hari umuntu ucyakiriye avuga ngo amena. Ibyakumenyere n'ibyakuzoweye sha, Imana iguha igitinyiro. Hari igihe Satani atumenyera akatuzoweya. Baswahili baravuga ngo unamuzoweya. Imana iguha igitinyiro. Utunyamaswa tumeze nk'utwo tugutinye mu izina ryane. Abakumenyereye bagutinye, abakwibasira bagutinye, abaguhiga bagutinye, abakugenda inyuma bagutinye, abagushaka impamvu bagutinye, abagutega imitego bagutinye. Imana iguha igitinyiro mu izina rya Yesu. Cyakire mu izina rya Yesu. Haleluya. Ntamubwira ngo inyamaswa zose zizagutinya. Nowa n'urubyaro rwawe, inyamaswa zose, zaba ari ziri mu kirere, zaba ari zigenda ku butaka, zaba ari zihumeka n'izidahumeka, zose zizagutinya. Vuga ngo mpawe igitinyiro muri aya materaniro. Oya, ariko okay, niba ushaka bizakumenyera, bizagutondagira, bimuturanye nabyo. Bizagutondagira. Hayinya, taha gato. Imana ikwimye igitinyiro, n'imbaraga zazakujya mu mazuru. Ikwimye igitinyiro, n'imbeba zagutaha mu kanwa. Ikwimye igitinyiro, n'abagusumva n'abakubahaga bakubahuka. Ikwimye igitinyiro, umva bakumenyera muregeranye. Ariko ndasenze uyu mugoroba Imana ikumbera igitinyiro. Ikumbera igitinyiro mu izina rya Yesu. Ugenda ufite igitinyiro, muri karitsiye utuye mugira igitinyiro, muvandimwe bawugira igitinyiro, mubakwegereye n'abari kure bagutinye. Imbaraga z'Imana zikujya imbere mu izina rya Yesu. Yigeze yabwira Abisirayeli, yabwira ngo nzohereza amavubi abajya imbere, azagenda afite igitinyiro, abazatwinga azabatwinga, ariko muzatambuka mwemye, muzagenda muhagaze, muzagenda mushinze amajosi, ntawe uzatinyuka kubahagarara imbere. Imana iguha igitinyiro mu izina rya Yesu Kristo wanesheje. Haleluya, haleluya. Ikumbera igitinyiro. Oya, ibintu bimaze iminsi byaragusuzuguye, ikumbera igitinyiro. Ibintu bimaze iminsi byarakumenyereye, ikumbera igitinyiro. Izo bisakuza iruhande rwawe, ikumbera igitinyiro. Abo bantu bakugenza, ikumbera igitinyiro. Muri izo ntambara urwana, ikumbera igitinyiro. Ninde ucyakira hagarara tera haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Ntibakakumenyere di, uri igitinyiro cy'Imana. Bwana sifiwe. Kuva uwo munsi Nowa imyaka yaramye igera muri 600 nyuma y'umwuzure. Iyo ufite isezerano ry'Imana urarama. Iyo ufite isezerano ry'Imana uba ufite uburame imbere yawe. Hahirwa bavuganye n'Imana bafite kurama imbere yawe. Umva, uzaca mu makuba ntacyo uzaba, uzaca mu muriro ntacyo uzagutwara, uzaca mu mazi ntacyo azagutwara, uzakubitwa abantu bagukubitisha inkuba zikagusigura muzima, bagutuma amahembe akagusigura muzima, bohereza ibyica ntacyo bigutwara. Impamvu udapfa, uri amasezerano, uri isezerano ry'Imana. Hari icyo Imana yavuganye nawe, gica mu mazi ntacyo kiba, gica mu muriro ntacyo kiba. Imana izakurinda amajya n'amaza, were none ukageza iteka. Haleluya. Imana ishimwe. Vuga ngo ntacyo nzaba, ntacyo nzoba, ntacyo nzoba, arankunda kandi anyitayeho. Ntacyo nzoba, ntacyo nzoba, ntacyo nzoba, arankunda karanyitayeho. Ntacyo nzaba, ntacyo nzoba, ntacyo nzoba, arankunda karanyitayeho. Haleluya, haleluya, haleluya. Ntacyo nzaba. Ikora uvuge ngo ntacyo nzaba, ntacyo nzaba. Nubwo bimeze gutyo ntacyo nzaba.
amen. Ubwa kabiri Imana ihamagara Aburahamu imukuye muri Uriya Abakarudaya basengaga ibigirwamana iwabo kwa Setera, bararaguzaga, bari ahantu habi. Mwese uko twicaranye hano mufite aho mwavuye, uwavuga amateka y'iwabo, ibyo basengaga, ibyo babagamo, ibyo bakoraga. Twese ntabwo twavukiye mu miryango ikijijwe, ariko hari aho Imana ituvanye, hari n'aho itujyana. Ibwira Aburahamu, iramubwira ngo yewe Aburahamu we, va mu gihugu cya so, usiga inzu ya so n'imiryango ya so na bene wanyu, ujye mu gihugu cyawe, nzakwereka icyo nkundira Imana. Iyo ikubwiye ngo va, irakubwira ngo jya. Umva, nubwo utari wagera aho ujya, harahari. Nubwo utari wagera aho ujya, Imana yarahateguye. Nubwo utari wicara muri gakondo yawe, Imana yarayiteguye. Ndashima Imana bahamagawe n'Imana, bafite iyo bajya, bafite aho berekeza, bafite iyo bagana, bafite imigambi y'Imana. Imana ntizadusiga, ntizaduhana, ntizadutererana. Hahirwa bahamagawe n'Imana. Haleluya, haleluya. Hahirwa bahamagawe n'Imana. Itangiriro 12 iri jambo ndarikunda. Iramuhamagara, iramubwira ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu, usigire inzu, usiga umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Umva amasezerano 7 abizera tugendana. Aya ni ayawe ngiye kuvuga. Aya masezerano ni ayawe, nushaka kuyandika ahantu. Aya masezerano ni ayawe. Isezerano rya mbere yaramubwiye ngo nzaguhindura ubwoko. Umva, nubwo uri ubwoko bworoshye, Imana igiye kuguhindura ubwoko bukomeye. Nubwo uri ubwoko buvuka ahantu hasuzuguritse, Imana izaguhindura uw'icyubahiro. Nubwo uvuka mu bakene, mu batindi, Imana izaguhindura ukomeye. Icyiciro cy'ubudehe kizahinduka, urwego rwawe ruzahinduka. Iyo Imana ikubwiye ngo va, jya, irakubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye. Vuga ngo uzahinduka ubwoko bukomeye. Bukomeye, 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 bukomeye. Ni nubyumva vuga ngo amena. Isezerano rya kabiri, nzaguha umugisha. Oria baseto la kashaibo, eri wasito li washaibo. Nzaguha iki? Nzaguha umugisha. Habwa umugisha mu izina rya Yesu. Habwa umugisha mu izina rya Yesu. Habwa umugisha mu izina rya Yesu. Ninde wakiriye avuga ngo amen. Ijambo rya gatatu, ariko Imana ni nziza, kandi nzaha umugisha bazakwifuriza. Umva, umuntu wese uzagusabira umugisha azawuhabwa. Umuntu wese uzakwifuriza ibyiza bizamugarukaho. Umuntu wese uzakwifuriza gukomera nawe azakomera. Ariko arongera avuga ngo uzakuvuma nzamuvuma. Nicyo gituma abakwifuriza ibyago bizabagaruka, abakwifuriza amakuba bizabagaruka, abifuza kukorwa n'isoni bizabagaruka, abifuza kutagira aho ugera bizabagaruka. Kuko Imana yawe ifite ayikuvana, ifite ayikujyana. Kandi ayikuvana n'ayikujyana ubanjirijwe n'imigisha y'Imana n'amasezerano y'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Umva ijambo rya kane. Icyo nkundira Imana ni amasezerano 7 yose yaba Imana ihamagara. Aya ni ayawe. Ijambo rya kane, iramubwira ngo kandi muri wowe ni imiryango yose yo mu isi izaherwa. Mureke mbabwire, ntureba ko umeze gutyo, hari abantu bazarya kubera wowe. Hari abantu bazagera aho bagera ari wowe baciyeho. Hari abantu bazatura muri iyi Kigali ari wowe ubahaye ikibanza. Hari abantu baziga bakiga ari wowe ubaye irembo bigiramo. Hari abantu bazabona aho barara bakarya bagasinzira binyuze muri wowe. Kubera iki? Muri wowe ni imiryango yose izaherwa iki? Uri suruse y'imigisha, uri isoko y'imigisha. Oh, ninde ubyumva avuga ngo amena. Wowe wa none ntabwo ari wewe weje. Nyumva neza, ushobora kwireba ukennye uvuga ngo
njyewe se nakimarira iki? Njyewe utagira ibyo ndya, njyewe utagira iyo mva n'iyo njya, njyewe udafite gakondo aho ntuye, njyewe utagira ikibanza muri Kigali, njyewe utagira igorofa ndaramo, njyewe utagira abansura, njyewe utagira abankunda. No, ibyo ni iby'uyu munsi. Pawulo yandikira Abaroma 8:19 yaravuze ngo mbonye yuko imibabaro yanjye y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza nzayishurirwa. Hari imbere hari ubwiza, hari imbere hari icyubahiro, hari imbere hari ugutabarwa, hari imbere hari neza y'Imana, hari imbere hari guhindurirwa amateka, hari imbere hari gakondo yawe, hari imbere hari ubwiza bw'Imana. Wowe wa none se wowe w'ejo ibintu bizahinduka. Ninde ubyakira avuga ngo amena? Ntabwo bizahora bityo. Abari abasore uyu munsi babaye abagabo, abari abakobwa uyu munsi ni abamama. Ejo muzabyara, ejo muzaheka, ejo muzagira uko mukomera. Imana iracyaguteza intambwe, iyaguteje iya mbere izaguteza n'iya kabiri, iyakoze bya bindi izakora n'ibindi. Iyo Mana niyo kwizerwa, iyakoze ibyo n'ibindi izabikora. Reka tuyikomere amashyi bikwiriye n'umwungeri mwiza. Haleluya, haleluya. Hari ibintu yigeze ikora ku buzima bwawe, n'ibindi izagira ute? Izabikora. Utaogopa, achana na ogopa, nta bwoba. Dufite Imana ihindura amateka. Ihamagara Aburahamu. Aburahamu aragenda atazi yava n'iyajya. Rwabaye urugendo rurerure ariko Imana yabanye nawe. Umva, nk'urwo rugendo nubwo Imana itari yuzuza ibyasezeranijwe, hari isezerano iduha, ntigibeshye. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yanjye kurabikwi. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yanjye kurabikwiri. Habiringi abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe rero wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yanjye kurabikwiriye. Haleluya. Hari isezerano rimwe Imana ntigibeshye. Mu byo yavuze byose ntigibeshye. Icya mbere ntabwigibeshya, hoya. Icya kabiri gira imbabazi ye. Icya gatatu ijambo yivugiye rikurikirana. Icya mbere icya kabiri gira imbabazi. Icya gatatu we, icya gatatu ijambo. Icya mbere icya kabiri icya gatatu bikurikirana imyaka ibihumbi. Haleluya, haleluya. Ndashimira Imana ko itambeshye kandi ntizambeshye kandi ntigeze inambeshye. Iri jambo rya nyuma ntizambemukira. Oya, abandi bavuga ko yabahemukiye ni akazi kabo, singene no kumva amagambo yabo. Imana yacu ntigihemuka, ntigikoze isoni, ntigibeshye, ntijya yandagaza abantu, kuko ijambo yivugiye irikurikirana imyaka ibihumbi. Iyiza kuguhemukira ntabwo ari ayo ngayo ubuvuga, nta nubwo aba ari aho uburi, hari ahandi uburi, nta nubwo ari urwo rwego uburiho. Uba warasufuye, uba uri ahantu utatekereza ko waba uri. Ndashima ko itagibeshye. Uko biri kose, iyo atangije urugendo, iyo atangije umushinga, iyo atangije gahunda, iyo atangije pura, iyo atangije umushinga izanagira ute? Izanawusoza. Haleluya, haleluya. Ndashima Imana. Amen. Ndashima Imana. Vuga ngo ndashima Imana. Ndashimira Imana. Ubwa gatatu yihamagarira umugabo bita nde?
Yakobo, kuko umuhamagaro wa Isaka wawanye n'uwa Aburahamu. Isaka asa n'uwagendeye mu muhamagaro wa se, ariko Yakobo yahamagawe ubwe ari mu makuba, mu ngorane, ari mu bikwazo. Mukuru wari kumuhiga ngo ndakwica, 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 ndakwica. Aravuga ati nubundi nugupfa reka mpunge. Ari mahunga, akora urugendo rw'umunsi umwe, akora urw'umunsi wa kabiri. Ageze ku munsi wa gatatu arananirwa, araryama asinzira, yisegura ibuye. Ngo aryamye yiseguye ibuye, ngo arota abamarayika bamanuka ku rwego bazamuka ku rundi. Ngo yumva ijwi rimubwira ngo yewe Yakobo we, ni Imana ya Aburahamu, iya sogokuruza, ya Mana itanga amasezerano. Ndacyari Imana, nzabana nawe, nzajyana nawe, nzakurindira aho uzajya hose, nzagutwikira. Kandi uko ugiye siko uzagaruka. Ugiye wikoreye amaboko, uzagaruka ufite umukumbi. Umva, turasa n'abari imbere y'Imana twikoreye amaboko, ariko nidusohoka tuzasohoka dufite umukumbi dushoreye. Turasa n'abambaye ubusa, tuzasohoka twambaye. Turasa n'abantu bambitswe isoni, ariko tuzambikwa imyambaro isha ubwambure bwacu. Ubwambure bwawe Imana izabuhisha, isoni zawe Imana izazihisha. Ntabwo ariko bizahora, siko bizaba. Imana ni Imana ihindura amateka, ni Imana igira ikirema ikagikomeza. Humura, humura, uko biri siko bizaguma, uko bimeze siko bizaguma, uko biri siko bizaguma, uko biri siko bizaguma. Ubyumva tere? Haleluya, haleluya, haleluya. Umva, reka ngusaba akantu kamwe. Mbwirira mwene so ngo uko biri siko bizaguma. Uko biri siko bizagira ute? Siko bizaguma. Uko bibona bimeze ubuzima urimo siko bizaguma. Ndakurahiye, Imana yawe ni Imana igiye guhindura ibintu. Iyabanye na Yakobo bakagenda, agatendera Resheli imyaka 7 bakamuriganya, agakomeza akihangana. Agatendera Leya imyaka 7, agagira abagore 2 atariyo gahunda, kuko bari bamuriganije, akihangana. Hari ibintu byinshi wihangani, hari umusaraba mwinshi wihangani, hari ibigeragezo wihangani, hari intambara wihangani, hari amakuba wihangani, hari ingorane wihangani. Nukomeza wihangana, ntabwo ari uko bizaguma. Hari Imana ihindura paje. Vuga ngo paje igihinduka, paje igihinduka, paje igihinduka. Abantu bumva paje igihinduka vuga ngo amen. Haleluya. Nubwo waretswe ukangwa ugatabwa, Imana muri kumwe mu bwo butayu, Imana muri kumwe mu rwo rugendo, Imana muri kumwe mu bwo buzima. Ntawe ukigukunda, Imana iracyagukunda. Ntawe ukikwegera, Imana iracyakwegereye. Ntawe ukikuvuga neza, Imana iracyakuvuga neza. Nta muntu ukikwishimira, Imana iracyakwishimiye. Bibiliya iravuga ngo niba Uwiteka twishimira gusa, tuzinjira muri gakondo yawe. Ni byiza ko tubana n'abantu neza, ariko igihe badutaye turacyari kumwe n'Imana. Igihe batakituvugisha turacyari kumwe n'Imana. Iyo Mana yawe niyo Mana y'ukuri. Amen. Ibana na Yakobo disi. Yakobo namutekereje uyu munsi ndibaza. Yakobo wakiranye na marayika aravuga ngo sinkure kurutambaye umugisha, sinkure kura. Abantu barekuye Imana nta nicyo babonye, abantu barekuye Imana nta nicyo barageraho, abantu barekuye Imana nta naho baragera, abantu barekuye Imana nta naho barava, abantu barekuye Imana nta nicyo barasingira. Icyama muri ubu buzima kukagumana n'Imana, ugakirana na marayika. Ntumurekure, ntumurekure ataraguha umugisha, ntumurekure atarahindura amateka, ntumurekure atari yagira icyo akora. Ndabizi neza, nemejwe n'Imana mu mutima. Abagiye kugumana n'Imana, abagiye kwegerana n'Imana, abagiye gushaka Imana, hari impinduka zigiye kubaho, hari ibintu bigiye guhinduka mu izina rya Yesu. Ninde ubyumva avuga ngo amen? Amen. 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 Haleluya, haleluya. Amen. Ubwanyuma ihamagara Mose. Mose wasimbuwe na Yosuwa ariho nasomye. Reka mbabwire, ibintu byose bigira uruhererekane. Nunanirwa, reka nguhanurire muri urugendo. Nunanirwa ugata iby'Imana, inyuma yawe hari abazabitoragura. Nunanirwa ukareka gusenga, ukareka kwegera Imana, ukareka gushaka Imana, inyuma yawe hari abandi bazabifata.
niwanga gufata amasezerano Imana yaguhaye ngo yaha agaciro, inyuma yawe hari abandi bazayafata bakayaha agaciro. Inyuma y'umuntu haba hari undi. Yagira uzakwirataho, nta muntu kamara, nta muntu ugira icyo amara, nta muntu ugira icyo akora. Imana nigira ikirema ikagira ute ikagikomeza. Nubona umuntu yagutaye, nubona umuntu yakwiraseho, jya umubwira ngo nta muntu kamara. Inyuma y'umuntu haba hari undi sha. Imana yihora imbere, kuko niyo nyine yavuze ngo nzakujya imbere. Hari undi barumva ko bwira ngo azakujya imbere. Abazagukurikira mu bukwe barakubwira ngo tukuri iruhande cyangwa tukuri inyuma. Abari muri anniversaire tukuri inyuma, abari hehe tukuri inyuma, ariko nta wakubwira ko akuri imbere. Haba Imana yonyine niyo yavuze ngo nza kujya imbere. Ahataringaniye nzamenagura inzugi, nzamenagura inzugi z'iki, inzugi z'ibyuma nzabicamo kangahe, nzaguhishurira ubutunzi buhishwa butazwi. Iyo niyo Mana yo kwizerwa. N'abandi bose uzakwirataho ujye umubwira ngo inyuma y'undi haba hari undi, inyuma y'umuntu haba hari undi. Nta muntu kamara. Ntagira uzakwica nabi, inyuma y'umuntu haba hari undi muntu. Umuntu naguta hari abandi bazakwifatira. Umuntu nakureka hari abandi bazakwegera. Umuntu nataguha agaciro hari abandi bazakaguha. Umuntu nagutuka hari abandi bazakubaha. Umuntu navuga ko ntacyo umaze hari abandi bazamenya akamaro kawe. Umuntu navuga ko ntacyo wamara uzamubwire ngo hari undi uzabimenya ko hari icyo namara. Kuko abatubwiye ko ntacyo tuzamara ni benshi, abatubwiye ko ntaho tuzagera ni benshi, abatubwiye ko nta ntambwe tuzatera ni benshi, ariko dufite aho tuvuye, dufite n'aho tugeze. Hari ibyo Imana yakoze kandi yiteguye gukora n'ibindi. Umva, Imana yawe ni Imana ifite aho ikuvana, ifite n'aho ikujyana. Vuga ngo mfite aho mvuye, mfite n'aho ngeze, kandi mfite n'aho nerekeza. Aho mva harahari, aho ngeze harahari, n'aho ngana harahari. Nino byumva tera. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo ntacyo uzamara, bose bamaze iki? Niba ntacyo wamaze bo bakubakiye inzu, niba ntacyo wamaze bo bakujyanye hehe, bakugejeje. Tugakangwe n'amagambo y'abantu. Hari umugore umwe muri Ezekiyeli 16 ngo yarabyaye atumwana ku muhanda, amuta ntawe n'uwamugenye ngo amukure mukungwe. Ngo maze Imana irahatambuka, avanga Imana irahatambuka bamutaye. Iramwitegereza, imuvugaho ijambo rimwe iravuga ngo nubwo ntawakwitayeho, nubwo waretswe ukangwa, nubwo watawe, mwavuzeho ijambo rimwe ngo baho, baho. Ngo iryo jambo Imana yamuvuzeho gusa ryaramureze riramukuza, arashakashaka igikomangoma, ahinduka umwamikazi akuwe ku muhanda. Aho Imana igusanze hari andi Imana igiye kugusanga, basa n'abagutaye, basa n'abakuretse, ariko Imana igiye kuvuga ijambo rimwe ngo baho gusa. Kandi uzabaho, uzakomera, uzatera imbere, uzagera kure, uzagera heza, uzaba umugabo, uzaba umugore, uzaba ukomeye. Nino uzakira vuga ngo amen. Hari abosite reka shaibo. Ngirira umuntu mukore mu kiganza ngo biracyashoboka, biracyashoboka. Nubwo waretswe ukangwa, nubwo watawe ntihagire habe hari ukikwitayeho, hari Imana igiye kukwitaho, hari Imana igiye kugusanga aho hantu, hari Imana igiye kugusanga muri ubwo butayu, hari Imana igiye kugusanga muri ubwo butabwe, hari Imana igiye kugusanga kuri iryo cukiro aho bakushugunye, aho nawe ukigukunda, aho nawe ukikureba. Hari Imana yawe, hari Imana, hari Imana, hari Imana. Ori abaseto rakasha, hari Imana. Ongera uvuge ngo hari Imana, ongera uvuge ngo hari Imana, ongera bisubiremo ngo hari Imana. Ni bande bizeye Imana bahaguruke batera haleluya. Haleluya. Hari Imana. Wandebe umuturanyi ukamubwira ngo hari Imana. Nijuru hari Imana, nijuru hari Imana, nijuru we, nijuru hari Imana, nijuru, nijuru hari Imana. Abyeyi mwe mwijuru hari Imana, nijuru iwacu, nijuru hari Imana, nijuru we, mwijuru hari Imana, nijuru iwacu, nijuru hari
ari Imana. Reka mbabwire akantu keza. Imana kuntu ari nziza, imaze guhamagara umugabo bita Mose, yamutumye kujya gucungura Abisirayeli bari bamaze imyaka 400 ahantu. Muzi icyo nkundira Imana? Mu myaka 400 Abisirayeli bari baribagiwe amasezerano. Nta wari ukibuka ko iwabo ari Kanani. Iwabo bari baramaze kumva ko ari muri Egiputa byarangiye. Imana yumva, Imana itibagirwa, Imana yibuka, ireba Abisirayeli imenya ko igihe bakwiriye kuba aho hantu kirangiye. Ihagurutse umugabo bita Mose, iramubwira ngo mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye, mbonye kunihabanira muri Egiputa, banishwa n'uburetwa bakoreshwa n'abanyegiputa. Genda ubabwire ngo manuwe no kubakiza. Imyaka 400 irahagije, imyaka 400 yashize, imyaka 400 yageze. Babwire ngo ndi Imana Aburahamu, ndi Imana Isaka, ndi Imana Yakobo, ndi Imana Isiraheli itibagirwa. Manuwe no kubakiza mbakure mu maboko y'abanyegiputa. Umva imyaka umaze ahantu Imana yayibonye. Imana ibi umaze mu kigeragezo Imana yarabibonye. Igihe umaze mu minsi ubabaye Imana yarabibonye. Imanuwe no kugutabara, Imanuwe no kugukiza. Nintu byakira vuga ngo amena. Ndavugana n'abafite amatwi bumva. Nta kiragi kirimo hagati muri twebwe. Nubyakira biraba, nutabyakira birabera uwabyizeye. Kuko biravango byose bishobokera abizera, batizera nta kijya cyemera. Bwana sifiwe. Igihe umaze ahantu kigize ute kirahagije. Igihe umaze uri wenyine kirahagije. Igihe umaze uri hagaze wenyine kirahagije. Mose umucunguzi Imana iramuhagurutsa. Ndumva hari Mose Imana igiye guhagurutsa. Ndumva hari umuntu ugiye guhagurukirizwa umucunguzi. Ndumva hari Mose wawe ugiye gukoresha. Ndumva hari Mose Imana igiye guhagurutsa kuri wowe. Avana Abisirayeli muri Egiputa, baragenda bambuka inyanja itukura. Ibitangaza 9 singiye kubivugaho. Icyanyuma cya 10 kwica abana b'imfura singiye kubivuga. Barirukanse baragiye ngo bageze mu butayu. Abantu kuko tugoye batangira kugira imitima igoye, bagora Mose banga kumwumvira, banga no kumvira Imana. Ariko muri iyo minsi bacagamo barimo bagenda, ngo Imana itera Mose umwete wo kugira ishyaka ryo kwegera Imana. Umva nkubwiye, igihe abandi batacyumvira wowe egera Imana. Igihe abandi batagikunza Imana wowe yikunde. Igihe abandi batagishaka gusenga wowe senga. Igihe abandi ukibabwira ngo dukorere Imana ntibabyumve wowe yikorere. Igihe ubyuka ukabwira umuntu ngo tujye gusenga ntabyumve, mureke. Niko abantu bahoze kuva kera. Yibagiwe iby'Imana yamukoreye, yibagiwe Imana yamuvanye, yibagiwe ko yishwe n'inzara Imana ikamugaburira, yibagiwe ko yararwaye Imana ikamukiza, yibagiwe ko yarari mu kaga Imana ikamukiza inzu y'imbohe, yibagiwe ko ari ahantu yaciye Imana ikamuvana. Wowe ukibyibuka shaka Imana, wowe ukibyibuka egera Imana, wowe ukibyibuka shaka amaso y'Imana. Kuko abantu bibagirwa. Abisirayeli batangira kwibuka muri Egiputa. Batari komo kubera icyaho tujyana bitinze kugerayo. Bagora Mose. Mva mbabwire, ntimukagora abakozi b'Imana, ntimukagora abantu b'Imana, ntimukagora itorero, ntimukavuna abantu. Niba ari ugushaka Imana tugende umujyumo. Niba ari ukumvira Imana mureke twumvira Imana twese, kuko twese dukeneye gakondo. Hari udakeneye gakondo? Hari umuntu utifuza ko Imana yagira ikimukorera? Hari umuntu utifuza ko Imana yamutabara? Hari umuntu utifuza ko Imana yagira ikimukorera? Arahari. Ntukagore. Niba ari amateraniro attendance yawe irakenewe. Niba ari ugushaka uburyo bwo kwinginga kwawe birakenewe. Niba ari ugushaka mu maso y'Imana ntawe uzahagushakira. Ukwiriye kujya uzinduka ukaba uwa mbere ukavuga ngo njye n'Imana ngiye kwihuza n'Imana. Umva, abantu bihuje n'abantu barabahemukira, ariko njyewe ngiye kwihuza n'Imana, ngiye gushaka mu maso y'Imana, ngiye gusenga muri iki gihe, ngiye guhagurukana n'Imana. Uru rugendo ntabwo narushobora, ndashobojwe n'Imana. Ubutayu ntabwo nabuvamo ntagendanye n'Imana. Ihuze n'Imana muri iki gihe, ugiye kureba ibitangaza Imana izagukora. Ariko hari umuntu uvuganye navuga ngo amen. Hari umuntu unyumvisha avuga ngo amen. Amen. Abisirayeli baragorana. Iyo usomye igitabo cyo kubara igice cyaho cya 14,
kubara 14 Abisirayeli banga kujya mu gihugu cy'amasezerano. Babonye ibitangaza byinshi ariko bageraho banga kujya mu gihugu cy'amasezerano. Kubara 14 umurongo waho wa 21. Iyo hereye ku gice cyaho cya 13 kuri 26 hari ijambo rivuga ngo 10 rizana inkuru y'incamugongo y'icyo gihugu. Karebu arabahana. Murabyumva neza? Mureke mbabwira akantu gatoya munyumve neza kandi muntegera amatwi. Abagiye gutata igihugu bari abantu 10 n'abangahe? 10 rizana inkuru y'iki? 2 bazana inkuru yo guhumuriza abandi. Ubwinshi bw'abaguca intege ntibisobanura ko utari kumwe n'Imana. Ubwinshi bw'abagusuzugura ntibisobanura ko udafite Imana. Ubwinshi bw'abagupinga ntibisobanura ko utari kumwe n'Imana. Ubwinshi bw'abakurwanya ntibisobanura ko Imana itazasoza ibyo yavuze. Babaye benshi bazana inkuru y'incamugongo, 2 bahamya Imana bagera mu gihugu. Ntabwo kugenda ari ubwinshi, kugenda ni umutima. Yebwe muratekereza ngo ni ukuri ng'abantu ngo turabona. Ngewe iyo nsenga sinjya ndeba ubwinshi bw'abantu, ndeba umutima ushaka gusenga. Kuko benshi mushobora gusenga n'abagupinga. Ngewe nabonye umuhanuzi ahanurira umuntu aramubwira ngo Imana izakugira neza, aramuhanurira bari kugenda aravanga ariko bizahera. Niwe Imana icishije mu message, ariko ni nawe ugiye kuba wa mbere wo guhinyura imvugo y'iki? C'est quoi ça? Shatse kuvuga iki? Ubwinshi bw'abaguhinyura n'ubwinshi bw'abagupinga n'ubwinshi bw'abanyamunwa mudomo n'ubwinshi bw'abaguca intege ntibisobanura ko wayobye. Abenshi twashatse baduha amezi y'ingo, ndetse twanashatse batemera ko tuzashaka, bavuga ngo namushaka azamugaburira iki. Ariko kuva twashaka abagore bacu bararya, barambaye, baranywa, bararyama neza, bagenda neza, ntibanagenda n'amaguru. Twabaye bavuga ngo uriya nta na bene wabagira. Dufite mwene wacu ni Yesu, aradutunze, aratugaburiye, atubesheje muri Kigali, aduhaye agaciro, aduhesheje agaciro, afite byinshi adukoreye. Abenshi mwarashyingiwe, n'Imana yabakoreye ubukwe simwe mwabwikoreye. Imana yabikoze neza, irahaseruka biragaragara. Abandi mwubatse ingo nubwo byari bikomeye ariko yaratabaye. Iyo Mana ikwiriye icyubahiro, reka tuyikomere amashyi menshi. Abandi muri kure, muri mu bihugu bitandukanye, yagiye yigaragaza, yaritamuruye. Amagambo yavuzwe siyo yabaye, ahubwo Imana yasoje ijambo ryayo, Imana yasoje umugambi wayo. Turayishimiye, tuyiramburiye amaboko, tuyizamuriye amaboko. Yaturinze gukorwa n'isoni, yaturinze gushungerwa, yaturinze abanzi bacu ubwo bavuga ngo tuzagwa ku gasozi. Twabayeho imbere yabo, tuzakomeza tubeho, tuzakomeza tubeho, tuzakomeza tubeho, tuzakomeza. Haleluya, haleluya, haleluya. Vuga ngo nzakomeza, subiramo ngo nzakomeza, ongera subiramo ngo nzakomeza. Ninde ubyumva vuga ngo amen. Haleluya. Uzababyarana, ubahekana, abana bige neza, bige mu mashuri meza, barangize bakomeze segonderi, bakomeze kaminuza. Umva, Imana ifite aho ituvana, ifite aho itujyana, ifite gahunda, ifite imishinga. Ndi umushinga w'Imana, ngewe ndi muri gahunda y'Imana. Ntabwo nzagwa mu nzira, ntibishoboka. Never, never, never again, ntibishoboka. Ninde wumva tuzakomeza tuvuge ngo amen. Haleluya. Iminsi bakubariye kumara ku isi, warayirengeje ntibarekeraho. Iminsi we, iminsi bakubariye kumara ku isi, warayirengeje ntibarekeraho. Iminsi we, iminsi bakubariye kumara ku isi, warayirengeje ntibarekeraho. Iminsi we, iminsi bakubariye kumara ku isi, warayirengeje ntibarekeraho. Bazaruhira ubusa,
bazagusiga bazaruhira ubusa bazagusiga uhagaze bazaruhira ubusa bazagusiga uhagaze. Haleluya. Umva mbwirira umuntu ngo warayirengeje nibarekera amagambo yabo yabaye impfabusa, imitego baguteze yabaye impfabusa, ibitongerano n'ibitegano n'ibikoherezanyo n'ibitindigasa byose ibyo bakoze byabaye expired. turacyariho, tuzabaho, tuzakomeza, tuzatera imbere, tuzagera heza, tuzedeboa denewasha talakasidebo eribositeraka deniwasidebo. ninde wazamura haleluya this way? Haleluya. ngo ntuzarwubaka, uzarwubaka, wongere urwubake, urukomereremo, urushikamemo, urwagukiremo, uruzariremo, uruhekeremo, urwagukiremo. letana seka sharabo riba sita raka shaiba. Oh ya bantu turi kumwe tuvuge ngo amen. Amen. uyu munsi ndashaka kukubwira kurakira gakondo yawe. Mana shimwe. Habwa gakondo yawe. Niba ari gakondo y'iby'umwuka urayijyamo. Iby'umwuka bikuzuri, ibihe byiza bikuzuri, imbaraga z'Imana zikuzuri, amavuta y'Imana kuzuri, imberezo yawe yuzuri, imberezo yawe ntigakame, yongere ivomererwe mu izina rya Yesu. Vuga ngo nduzura kandi nuzuzwe, zindagirirwe mu izina rya Yesu. Maze ngicumiriza n'inkuru y'incamugongo ngo turabona akarera ntazagera, ngo turebye ngo ejo bunini bwa kirongora ngo turabona atazabyara. Bene abo baba bahari kandi n'ubundi warongoye bavuga ngo ntuzarongora. Bageze ati kino aradutsinze, none tuvuye ko atazabyara kandi n'ubundi ugiye kubyara. Maze ubyara umuhungu musa. Haleluya. Ako kandu n'ukuri kw'Imana. Ako kandu. Maze basame ngarabyaye ngo ntazamwigisha amashuri, maze ayige bareba. Vuga ngo maze bazajye bashigimwa. Bazajya bashigimwa. Hari abantu bayeho bashigimwa. Hari intambwe wateye bashigimwa. Hari inzira Imana yaciye bashigimwa. Hari amatiku bari bafite barashigimwa. Ariko Imana ni nziza, idutabarira imbere y'abazi ko tuzakorwa isoni. Ayiwe igikoza. Hari ikintu njya nkunda ngo Yoshua na Kalebu ngo babwira abantu ngo nimuceceke, ayo magambo muvuze siyo. Dore umva ijambo rya mbere. Icya mbere, uru rugendo turi kumwe n'Imana, iyo ni icya kabiri, abanaki twanababonye ni barebare nk'uko mwabavuze, ni nabarebare. Umva nkubwire, ikibazo kirahari ariko ufite Imana igisumba. Umusozi urahari ariko ufite Imana isumba imisozi. Umva inyanja zirahari, dufite Imana ikamya inyanja. Dufite imiriro yaka ariko dufite Imana izimya imiriro. Barangije baravuga ngo umva ibyo muvuze sibyo, abanaki barahari ni nabarebare ariko dufite Imana ibasumba. Umva ikibazo cyawe Imana iragisumba. Umusozi uhagaze imbere Imana irawusumba. Imana niyo yaremye imisozi. Umva Bibiliya iratubwira ngo yimura imisozi itabimenye, ikayubika. Ako kantu umusozi ukuri imbere Imana igiye kuwubika iwutunguye, kandi irawubika niki? Uburakari. Umva umusozi uri imbere yawe Imana igiye kuwubika kandi irawubika niki? Uburakari. Ariko Imana irakare, tuze kubwira Imana irakarira imisozi iri imbere yacu. Hari umuririmbyi yaremye ngo
yewe wa musozi we mbese wiyita iki yewe wa musozi we mbese yewe wa musozi we mbese wiyita iki yewe wa musozi we mbese wiyita iki uragaragara cyane urarumbaraye amayira yose warayafuze nta namwe ho guca ariko reka nkubwire ibyawe ugiye gukurwaho uzahinduka ubusabusa Zerubabeli abona inzira ariko ba Zerubabeli bateye haleluya bati Zerubabeli agiye kubona inzira Zerubabeli agiye gucirwa inzira Zerubabeli agiye gucirwa inzira n'indu byakiriye avuga ngo amen Zerubabeli we inzira irabonetse Zerubabeli we umusozi uhindutse ubusa n'indu byumva avuga ngo amen aravuga ngo turabizi ko irumbaraye abanaki bararumbaraye ariko imana yacu nibitwishimira vuga ngo nibitwishimira vuga ko kantu ngo nibitwishimira tuzabarya nk'abarya iki eriko sataraka beri bobo sekataraka wa dori washite rekosia edi wasido lewa bo edi washata raka sidebo edi wasido dia shaibo oh niba Uwiteka agira ute icyamba katwishimira gusa icyamba katwemera gusa icyamba katwumvira gusa icyamba kadutega amatwi gusa icyamba katureba gusa oh haleluya basito ria shara wayo icyamba kakumva icyamba rufa we ikakumva icyamba yewe we icyamba roni we ikakumva icyamba katwishimira icyambi kadutega amatwi katwumva maze ukareba uburyo imisozi ihinduka amataba vuga ngo amataba amaki amataba haleluya maze ngo Yoshuwa na Kalebu barahagarara baravuga ati ntidufite ubwoba ngo babandi 10 ngo batora amabuye ngo bayatere nde Yoshuwa na Kalebu ngo ubwiza bw'Imana buragaragara umva icyo bishaka kuvuga igihe abakurwanya bagwiriye ugiye abakurwanya bagwije amaboko bafatanije imbaraga bahuje ibirenge bahuje ibiganza ubwiza bw'Imana bujya bugaragara igihe abakwanga bahagurutse igihe abakugerageza babaye benshi igihe bahagurutse ngo bakumire bunguri igihe bahagurutse ngo bakurwanye igihe bahagurutse ngo bagusenye ubwiza bw'Imana bujya bugira ute bujya bugaragara yego ng'Imana iramanuka iravuga ngo aba bantu nzageza 10 niba bagwisha amagambo y'ibinyoma ariko 2 bahamije Imana iravuga ngo ndirahiriye aba bagabo bampamije bazagerayo haleluya bazagira ute bazagerayo nuhamye Imana mu bihe bibi uzagerayo nuhamye Imana mu bukene uzabuvamo nuhamye Imana mu bibazo uzabivamo nuhamye Imana mu ntambara uzazitsinda guhamya Imana tuzakomeza tuyihamya umuriro wakaka tuzayihamya intambara zaba nyinshi tuzayihamya ibihe byaba bibi byaba byiza tuzayihamya ibihe bya ole tarasi rika shata raka sidebo Imana iravuga ngo mo ndahiye kwera kwanjye kuko bampamije hagati mu iteraniro ry'abera nzabageza mu gihugu umva ko kantu guhamya Imana umva ngo utume mu baturanyi babwire ngo byahindutse ya Mana izabikora haleluya nugera mu bavandimwe ubatangariza iritangazo ya Mana burya izabikora haleluya niba kubaza ngo bizacaye uzabwire ngo dore mu ijuru hari Imana 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 umva amajwi y'abakubwira ngo ibyawe byararangiye ntakubuze guhamya Imana ziko ari igihe ubana n'abantu no mu nzu bakaguca intege ngo uburongeye uragiye tamazi yacu nakaraba gusa ti n'isabune tubundi se urayigura uzagera se unayigurira umva ngo ubwire si ukuyigurira gusa
uzabagurira n'izo boga, Yes. uzabagurira n'izo bamesesha, Niko kuri. uzabagurira n'amavuta bisiga n'ayo barya, uzanabubakira n'inzu, uzabakura no mu bihe bibi, kuko ibyo birata si byo byabo. Dore ibihe byawe biri hano imbere, kandi ibihe byawe bigiye kubatungura. Ibihe byawe bigiye gutungurana, iminsi yawe igiye gutungura benshi, iminsi yawe igiye gutungurana. Nta murozi uzayimira. Hari iminsi itamirwa, ni iminsi y'Imana. Iminsi y'Imana igiye yicazamwo abahamya Imana, bayizera, bayisenga amanywa na nijoro. Iminsi y'Imana igiza ikaza ari nk'imvura y'urujojo, igahinduka imvura y'itumba, ikagusha imvura nyinshi, ubutaka bugatoha. Letere sikasha Bibiliya tubwira ngo kandi kuko imvura na shelegi bimanuka biva mu ijuru bigatosa ubutaka, niko ijambo ry'Imana ritajya rimanukira ubusa. Iri jambo ni ryawe, iri jambo ryakire, iri jambo ryizere, iri jambo risengeremo, iri jambo ryumve, uryumve, urikoreremo, ni ryawe. Haleluya, 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 haleluya. Iri jambo ni ryawe. Amen. Ugiye kwinjira mu bihe bitunguranye, ugiye kwinjira mu minsi myiza utunguranye. Hari fete anniversaire yawe n'Imana. Imyaka y'ubutayu Imana igiye ifete ikakubwira ngo imyaka y'ubutayu irarangiye. Mugasangira umugati n'Imana, mugasangira keke n'Imana, ugacana buje n'Imana, ikakwakiriza amatara atazazimwa n'abantu, atazazimwa n'abarozi. Imana ikayacana ubutazazima. Igihe kirageze ngo amatara yake, igihe kirageze ngo winjire mu bihe byiza, igihe kirageze ngo iminsi yawe yo guhembuka yongere igaruke, yongere iboneke, yongere igaragare. Ninde ubyumva avuga ngo amen? Oya basite rakashaibo. Hariho umunsi uzacana bikaka. Uwo munsi mbeho izashira, uwo mutwa uzakuva. Ineza y'Imana izanyuma. Ineza y'Imana. Haleluya. Vanga ubwire. Manishimwe. Hari umunsi uzacana wake, kuri uwo munsi imbeho izashira, uwo mutwaro uza kuva ku mugongo, ineza y'Imana izakomaho. Haleluya. Imana ibwira Yoshua na Kalebu ati kuko mwampamije, kuko mwamvuze neza, kandi mwari mu bihe bibi, kuko mwari mushonje, ntimunkoze isoni imbere y'abatizera, kuko mwambariye ubusa imbere y'abatizera, ariko mundinda gukorwa n'isoni. Murampamya mushonje, murampamya mwambaye ubusa, murampamya nta kazi, murampamya nta biryo bihari. Nanjye nzabinjiza muri ki? Muri gakondo. Iryo sezerano barigendana imyaka 45 rigihari. 40. Imana ibivuga Yoshua na Kalebu bari bafite imyaka 40. Umunsi iri jambo twasomye ryo muri Yoshua 14 ku murongo wa 6 bari Girugari. Girugari bisobanura ngo gukurwaho iki? Gisuzuguriro. Ubundi iyo twageze Girugari turicara. Uzi ikintu Imana igiye kudukorera? Mureke mbabwire ijambo rimwe. Igiye iri kudutegurira Girugari. Hari Girugari yo gukurwaho iki? Igisuzuguriro. Icyo gisuzuguriro muri urwo rugo, icyo gisuzuguriro aho washatse, icyo gisuzuguriro aho iwanyu, icyo gisuzuguriro mu kazi, icyo gisuzuguriro mu bana bawe, icyo gisuzuguriro mu rugo rwawe, icyo gisuzuguriro Imana iguteguriye Girugari. Kivuga ngo Girugari, aho ngiye gukurirwaho igisuzuguriro, aho ngiye kwamburirwa uyu mutwaro undemerereye, aho ngiye gukirira indwara, aho ngiye gukirira ibyago, aho ngiye gukirira amakuba, aho ngiye gukirira intambara. Aho tugeze Girugari, aho intambara zihagarara, aho amagambo n'amaneno no kunegurana bihagarara, aho amatika arangirira, aho abagusebya bakwerekera bakavuga ngo genda waratsinze, genda waranesheje, twarakurwanije ariko uratunaniye, ugeze Girugari. Twaragusebeje ariko uratunaniye, ugeze Girugari. Twakwirukansa inyuma ariko uratunaniye, ugeze Girugari. Bakerekera bakagenda. Umva, hari abantu batazongera kukwiruka inyuma iyo ugeze Girugari. Hari abanyamunwa bafunga umudomo bagahagarara, bakavuga ati genda twari tuzi kutazubaka, none urubatse.
twari tuzi ko utazakora ubukwe, genda urabukoze. Twari tuzi ko utazabyara, heka agahungu n'agakobwa. Umva, twari tuzi ko ntawe uzigeza, none diplome yawe yahawe agaciro. Twari tuzi ko utazigera wigira nawe ugira ubuzima nk'ubw'abandi, none turabona ari wowe uteye imbere. Yewe none ugeze aho ugenda n'imodoka, none ugeze aho utura no mu nzu yo mu kirere. Batangire batura ibyiza wagezeho. Umva, harageze ngo abakwanga bazatura ibyiza Imana yagukoreye. Bajya bati genda wagiriwe neza n'Imana. Twaragerageje ariko twarananiwe, twakwirutse ariko amaguru yacu ararushye. Imana yawe igiye kukwicaza Gilugari. Vuga ngo Gilugari. Imana ikwicaze Gilugari. Hey, Gilugari. Aho abanyamunwa babura amagambo yo kuvuga, bakabura amagambo, bagatambuka ngo inzu ni yandi, ati ni ya wa wundi. Birarangiye. None se uri utambutse mu modoka ninde? Ati ni wa wundi, ni Mama Blessing. Birarangiye. None se ninde usohokanye n'umugabo we? Ati ni Mama Blessing. Mwana yanjye, ati none se bari abana beza biga heza n'abana? Ati na Mama Blessing. Ati turananiwe, turarushe. Bakananirwa. Vuga ngo bananirwe. Bananirwe. Erega bakwiruka inyuma ndabareba. Harimo na bene wanyu bakwanga, bahora bajoyininga status yawe bareba ko wapostinze ngo babone uko bakunegura. Hari abantu mwipostingira utuntu kuri status bakarunguruka ngo reba ya postinze ngo cya gihungu cy'amabinga we yazagize uwo ufite amatama, ngo yashyizeho ka kagore ke kananutse, yabyibushye akamwihorera. Unanutse wande wawe, ubyibushye wande wawe, uko ari kose wawe. Ndabeshya se? Niba kubwira ngo arabyibushye ngo reba kunda amezi, uramazi. Nicyo umugabo yagukundiye, arimo arakongera nido kugira ngo ukomeze uzibuhe use neza. Kuko ibyo abandi bakunda si byo uwo mubana akunda. Ibyo uwo mubana akunda nibyo ukwiriye guharanira. Vuga ngo kubiharanira. Vuga ngo kubiharanira. Hallelujah. Vuga ngo ariko ako kantu. Hallelujah. Hallelujah. Icyo abandi bakwangira nicyo abandi bagukundira. Icyo basebya nicyo abandi bemera. Icyo abandi badaha agaciro nicyo uwo mubana aha agaciro. Icyo nyine komera sha, uri kumwe n'Imana yawe. Amen. Hari umuntu ari kubyumvisha avuga ngo amen. 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 Uwo bita Kalebu yarasigaye adafite gakondo. Yoshua yagabuye gakondo zose, ahereza Abisirayeli, aha Barubeni, aha Bagadi, aha abandi imiryango yose arabaha, aragabura imiryango. Amaze kuyigaburira ibice hasigara Kalebu. Aravuga ngo uyu mugabo twarabaye, none abandi bamaze kubona umugabane, aranyibagiwe. Icyo nkora ni kimwe, ndajya kumwibutsa. Umva, umva nkubwire, muri bene wanyu usa n'uwibagiranywe, ariko Imana yanjye nkorera, Imana nsenga igiye kukwibuka. Muba muvindi musa n'uwibagiranye, ariko Imana yanjye yo kwizerwa iyo nsenga ku manywa na nijoro. Wowe icyo dukora isengesho none ni ukujurira gusa. Jurira uvuge ngo Mana, hari aho ntari nagera kandi abandi barahageze, hari intambwe bateye, nyamara turi kumwe wavuganye natwe umbwira ko uzatugirira neza. Dore bamwe baragiye, nanjye nyibuka Mana, nanjye ngenderera Mana, nanjye ngenderera Mana. Ngo maze aragenda imbere ya Yoshua, aramubwira ngo yewe Yoshua we, ntiwibuka turi Kadeshi Baroneya, umukozi w'Imana Mose ijambo yatuvuzeho turi kumwe? Akavuga ngo nanjye nzabona gakondo mu Bisirayeli. None ntuzi ko nari mfite imyaka 40, none ntabwo ugeze ko uyu munsi ngize imyaka 85, kandi uko natabaraga ngatsinda zambaraga nari mfite n'uyu munsi nizo mfite. Urumva cyari kwibutsa umugaragu w'Imana. Yoshua aribuka. Mbabwire, usibye na Yoshua, Yesu wacu aribuka, n'Imana yacu iribuka, n'Umwuka Wera aratuvuganira. Dufite umuvugizi witwa Umwuka Wera, kandi nduva yaje kukuvuganira muri iri teraniro. Nduva yaje kukuvuganira ku kibazo cyawe, arakuvuganira ku burwayi bwawe, arakuvuganira kuri ayo madeni, arakuvuganira muri izo ntambara uri kurwana, arakuvuganira kuri iyo dosiye, arakuvuganira muri ibyo byangombwa ukeneye, arakuvuganira. Imana yawe ni umuvugizi, Yesu wacu ni umuvugizi, Umwuka Wera ni umuvugizi. Hari ikintu ushaka ko twibutsa Imana, yibuka ahantu hamwe gusa tutayikojeje isoni.
itubabarire aho twayikojeje isoni uyu mugoroba bitwibuke. Haleluya. Ngo nuko Yoshua yamaze kwibuka ijambo rya mbere amusabira iki? Umugisha. Aravuga ngo muntu w'Imana Kalebu twabanye twagendanye iyi myaka yose mu butayu, urakoze kunyibutsa. Habwa niwibutse Imana ntiri bukumerere nabi. Oya, uyibutse utuntu twose, utu episode mwabanye, ubutayu mwabanye, aho wayikoreye, aho wikoreye amabido y'amazi y'umurimo, aho wikoreye amagorofani y'umurimo, aho wikoreye amabafure, aho wikoreye imigozi ya bafure, aho wikoreye udututi, aho wikoreye intebe, aho wikoreye akantu kose k'umurimo w'Imana, amaturo watuye n'ibya 10 watanze. Ubwira Imana ngo Mana mpa gakondo muri uyu mwaka. Birashoboka. Birashoboka ko uyu mwaka wabona inzu. Birashoboka ko uyu mwaka wabona akazi keza. Birashoboka ko uyu mwaka wabyara. Birashoboka ko uyu mwaka wakira ibyago. Birashoboka ko uyu mwaka wakira intambara. Imana igukiza amakuba yawe. Ijambo ni rimwe gusa, turibuka. Birashoboka ko uyu mwaka wakora ubukwe bwiza. Uyu mwaka wakora ubukwe abazimu bagahwera. Wakora ubukwe induru zikavuga. Wakora ubukwe, wakora igikwe. Vuga ngo igikwe. Vuga ngo igikwe we. Kandi ndumva hari igikwe kiri hano hagati muri twebwe. Ndumva hari igikwe. Hari umuntu umva yiteguye igikwe muri uyu mwaka. Mu kwezi kwa 12 turakatiraho. Iryo umwaka utaha tuzarisenga mu kwa 12. Ndashaka gusengera abantu bizeye ko uyu mwaka barakora ubukwe, kandi abatwita bagatwita. Umva abubaka bakubaka. Umva abagenda amahanga bakayagenda. Ingendo zacu zikinguke. Dusinye kontara nshya, dusinye amasezerano mashya. Vuga ngo bishya. Isha. Amen. Aramubwira ngo ndaguha umusozi wawe. Imana ikwemereye umusozi w'ibyo usengera. Imana irabikwemereye. Hari umusozi ushaka gufata, Imana irawuguhaye. Hari umusozi ushaka kwicaraho, Imana irawuguhaye. Hari umusozi ushaka kuryamaho, Imana irakwemereye ngo uryame. Hari umusozi ushaka kwigenderaho, Imana irakwemereye ngo ugendereho. Hari umusozi ushaka gufata, Imana irawugufatisha. Mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwaka aya mezi 4 asigaye, hari umusozi Imana igiye kukugabiza. Hari umusozi wawe. Hari amasezerano agiye kuzura. Hallelujah. Umwaka utamu kwa 12 ku itariki ya mbere y'ukwa mbere uzavuga ngo ninjye wa mugabo, ninjye wa mugore, ninjye vuga ngo ninjye. Ariko nta muntu uzi kwimeza neza ngahagarara yimeze neza avuga ati ninjyewe. Ku itariki ya mbere y'ukwa mbere 2023 uzaba uvuga ngo ninjye wa mugabo, ninjye wa musore, ninjye wa mugabo, ninjye. Hari ishimwe ryawe, hari igitangaza cyawe, hari umusozi wawe Imana izaba yakugabije. Ninde byumva vuga ngo amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tugiye gusenga. Abantu batizera uyu mugoroba ndababaye. Nutizera urataha amara masa. Ni wizera ugiye kubara imigisha y'Imana. Uyitonde kuvuga ngo dore icya mbere, icya kabiri, icya gatatu, icya kane, icya gatanu, icya gatandatu, icya karindwi. Umwuzuro w'amasezerano ugizwe n'ibintu 7. Imana igukorera 7 umwaka utari warangira. Imana igukorera 7 uku kwezi. Imana igukorera 7 muri aya mezi asigaye. Imana igukorera 7 muri iyi minsi. Mu izina rya Yesu. Imana igukorera 7. Itungure benshi, itungure 7 ndetse barenze 7. Babona imirimo y'Imana, bavuga imbaraga z'Imana. Nino byakira tera. Haleluya. Hallelujah. Umva ijambo ryanyu. Tugiye gusenga. Haguruka ku maguru yawe. Ryanyuma ndarivuga uhagaze. Ryanyuma ndarivuga uhagaze. Hallelujah. 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 Ngo amaze guhabwa umusozi, hari ijambo ryitwa ngo hari igihanda cyitwa Aruba. Kuko uwo musozi yarahawe witwa Kiriyataruba. Ngo ajya guhangana nawo. Ndagira ngo ngubwire, ntiduhangana imyaka, ntiduhangana amezi, tugiye guhangana n'umwanzi nona. Ubu tugiye kumenagura imbaraga yose ihagaze ku musozi wacu.
icyo ushaka umuntu ukiryamyemo, dayimoni ikiryamyemo, satani ikiryamyemo, tugiye kwiyagurutsa mu izina rya nde. Uyu mugoroba hari imbaraga zigiye kumenagura, zigiye gusenyagura igihanda cyose kiryamye ku musozi wawe. Ugiye kugikubitisha imbaraga z'iki? Z'amasengesho. Reka mbabwire mwa basore, uzi ko hari abasore baryamanya abakobwa banyu bibwira ngo ni ababo. Yirirwa muzererana mu butayu, cana umanuka, curama, kandi si nuwe n'uwawe. Iyo utabizi baramutindana. Niba atari uwe aramurekura uyu mugoroba aze kwa nyirawe. Aze kwa nyirawe. Mwa bakobwa muzi ko hari abasore bari kwirirwa bazerereza batari ababo, birirwa bajyana ko barisha inkoko zitari ifite gahunda n'ibirayi na keke n'ibindi. Niba atari uwe, atari w'Imana yamugeneye, umva amuponyoke sha. Ikitari icyawe kijye kigenda, icyawe kigira ute? Kize. Vuga ngo ikitari icyanjye kigenda, icyanjye kigira ute? Kize kinyitabe. Kuko iyo tudasenze gutyo hari aho dutinda kandi byacu byaraje. Ntabwo mubizi. Tugiye gusenga. Ijambo rya kabiri. Ijambo rya kabiri nsoza. Amaze kurwana ngo afata umusozi we, tugiye kurwana mu isengesho. Mbibutsa akantu gatoya muri busengeremo. Nkabibutse abakobwa ba Serofehadi kubara 27 uhereye ku murongo wa 2 kugera ku 10 baraburanye. Baravuga ngo ntabwo twabura gakondo mu bwoko bw'iki bw'iwacu. Umva, birarambiranye kuba udafite aho utura, birarambiranye kuba uzerera wimuka wavuye wagiye urazengurutsa avuye ku gasozi wagiye ku kandi Kigali uyimajije amaguru intara zose uzizenguruka. Imana iguha iki? Gakondo. Kandi iyo dusenga igira ute? Irumva ikumbera iki? Gakondo. Ibyawe byuzure mu izina rya nde? Bya Yesu. Mbabaze barasubijwe cyangwa ntibasubijwe? Mose yagiye imbere y'Imana avata abakobwa bakamejeje, basabye gakondo kandi mu Bisirayeli bitagize ute? Bitemewe. Imana iravate se urabimira iki gakondo k'ibyo baburanya ari by'ukuri? Baraburira iki gakondo? Ariko ubundi nkubaze, uburira iki gakondo yo gutura? Uburira iki gakondo y'akazi? Uburira iki gakondo yo kubyara ugaheka? Uburira iki gakondo yo kubaka urugo kandi Imana yaravuze ngo nta kigore kizabura ikigabo? Uburira iki gakondo yo kubona ubuzima kandi Imana itanga ubuzima turi kumwe nayo? Umva, icyo usaba ugihabwe mu izina rya nde? Ntabwo nyumva, icyo usaba ugihabwe mu izina rya nde? Kumugiye gusenga. Hari abantu banga gusenga bagashaka gusengerwa. Ntabwo ngusengera, ndagusengera kimwe n'abandi. Usenge nawe wisengere, uvuge ngo ariko Mana ntacyo wankorera muri iyi minsi, nanjye ngashima, kavuga ubuhamya, nkaririmba ishimwe. Murabyizeye? Ugiye gusenga. Ikintu cyose kiri mu mwanya wawe ugiye kugisenya. Ikintu cyose cyicaye mu mwanya wawe ugiye kugihagurutsa. Umudayimoni wese wakubujije gutambuka ugiye kumusenyagura. Ikintu cyose kiryamye mu byawe Imana ikubwira ugiye kugihagurutsa ubyicaremo mu izina rya nde? Rya Yesu. Ndagira ngo tugiye gusenga Imana. Mana yo mu ijuru, Mana y'imbaraga, Mana yumva gusenga, Mana y'ibimenyetso n'ibitangaza, Imana isubirisha umuriro, Imana y'ibimenyetso, Imana itanga gakondo, Imana ituza abayo, Imana yagura imbago, Imana itanga amaviza, Imana itanga ibyangombwa byo kuba ahantu, Imana itanga ibyangombwa by'amazu, Imana itanga ibinyabiziga, Imana itanga ubuzima, Imana itanga imibereho, Imana ikiza indwara. Se umwami wacu Yesu Kristo turasenze. Aba bana n'abawe, ubu bwoko n'ubwawe, gira icyo ukora muri bo. Hari icyo wakora, hari icyo warema, hari inzira washyiraho, hari uburyo bwagaragara ku buzima bwacu, mu mibereho yacu. Tegeka, ganza mu izina rya Yesu. Reka uyu mugoroba mwami hagira igifatika mu bwoko bwawe, hagira ikigaragara mu bwoko bwawe. Bagushime, bakuramye, baguhimbaze, bavuga imirimo y'amaboko yawe. Umenagura inzugi z'imiringa, ucagagura inzugi z'imiringa, ibyari bikingiranye ubikingure, amarembo yuguruke mu izina rya Yesu. Reka utange gakondo mu bana bawe, reka ureme ubuzima bw'umwuka, reka ureme ubuzima buzima, reka uhindure imibereho yacu,
reka ugira ibyo uhindura, reka ugira ibyo urema, reka ugira ibyo ukora mwami. Hagaragara icyubahiro cyawe, hagaragara imbaraga zawe. Reka uyu mugoroba mwami wiheshe icyubahiro. Umva gusenga kwabo, umva kwinginga kwabo, umva gutabaza kwabo, umva Mana ubarengere, bereke ineza yawe, bereke imbabazi zawe, bereke urukundo rwawe. Reka talaka site reka shaya dobewa edaisha rika side boa. Reka umve kwinginga kwabo, ijambo batura mwami reka uryumve, basubize, bagirire neza, barengere, batabare, bakorere imirimo n'ibitangaza, baremera amashimwe muri aya mezi asigaye, muri iyi minsi iri imbere. Batunguze igitangaza. Twiyereke mwami, twigaragarize mu minsi ngiyi. Hari ubutware bwawe, hari imbaraga zawe zijya zihindura ibintu. Reka ureme gakondo hagati mu bana bawe. Abatari bubaka bubake, abatari batura bature, abadafite ibibanza bitange. Uca inzira hatari inzira, ukingura imiryango, ubugurira amarembo, ubereke ineza yawe, ubasure mu minsi imeze itya, ubatabare mu bice byose. Kandi kubw'ubuntu bwawe uterekashe kubyo basengera, uterekashe kubyo basaba mu izina rya Yesu. Uberekereshe ibimenyetso n'ibitangaza, wigaragaza nk'Imana. Abatagira akazi ukabahe, abadafite ibyangombwa by'ingendo ubitange, amarembo akinguke, ubuzima bwabo buhindurwe nawe mwami. Bigaragare kuri Imana yumva gusenga. Reka wiyerekane mwami, reka wumve gusenga kwabo, reka ubagire neza mu ngeri w'intama, reka ubaremere abashimwe. Ababyeyi reka ubumve, abagabo reka utwumve, abasore n'abakobwa reka ubumve, reka wumve abakecuru n'abasaza, reka wumve gusenga kwabo, reka wumve mwami gutaka kwabo, bataka mu matwi yawe. Reka ubasubirishe imbaraga zawe, reka usubirishe kwera kwawe, ubutware bwawe bugaragare, cyubahiro cyawe kigaragare, ineza yawe igaragare mwami. Urakoze kubw'ubuntu bwawe, urakoze kubw'imirimo itangaje dukoreye, urakoze kudusubiza. Turajuriye, hari ibintu tujuririye turabyanze, hari ibintu twanze ko abadayimoni badukorera, twanze ko ari ibyo batwara, twanze ko ari ibyo basahura, twanze ko ari ibyo batujyana. Mu izina rya Yesu turajuriye mu maso yawe. Wakira ubujurire bwacu mwami, wakira ubujurire bwacu mwami, akira ubujurire bwacu mwami, akira ubujurire bwacu mwami, akira ubujurire bwacu mwami. Muri izi manza tuburana, muri aya matiku y'abantu, muri izi ntambara dukirana n'abantu, he kugira ibyacu bigenda, he kugira ibyacu bigenda. Iby'umwuka turabifashe, iby'umubiri turabifashe. Intambara zose twarwana, tuye kunesha, tuye gutsinda, tuye guhagarara twemye, tuye guhagarara twuzuye imbaraga mu izina rya Yesu. Icyubahiro cyawe, kunesha kwawe, gukomera kwawe, kunesha kwawe reka kugaragare mwami. Hari imbaraga mu gusenga, hari imbaraga mu kukwegera, hari imbaraga zidasanzwe, hari imbaraga zibohora, hari imbaraga zirema. Ori abaseta rakasha eri wasidori yasha. Reka umve gusenga kw'abana bawe, reka umanukane imbaraga, manukana ubutware n'ubushobozi, manukana icyubahiro cyawe, manukana itegeko, utegeka ibyari byatwitambitse bikurwe mu nzira mu izina rya Yesu. Senya izi nguta zimeze nk'inguta z'i Yeriko, uzimenagure dutambuke, twinjire muri Kanani yacu, twinjire muri gakondo yacu. Mana urabishoboye, Mana urabishoboye, Mana urabishoboye. Ibyo basaba urabishoboye, ibyo basengera urabishoboye. Reka wumve gusenga kwabo, reka wumve kwinginga kwabo, reka wumve ijwi ryabo, reka wumve umuniho wabo, reka wumve gutaka kwabo, reka ubarengere ubumvire mu izina rya Kristo Yesu. Ndagushimiye mwami, ndagushimiye ko ari icyo ukoze, ndagushimiye ko ari icyo ukoze mwami. Shimira Imana yawe, vuga ngo urakoze mwami, urakoze mwami, urakoze Yesu, urakoze Yesu. Ibyo njuririye, ibyo njuririye Satani yari yakoze bihagararira aho byari bigeze. Ibyo nari ngiye kunyagwa bihagararira aho byari bigeze. Ibyo nambuwe nibigaruke mu izina rya Yesu. Ubuzima bw'umwuka nibugarurwe muri nge mu izina rya Yesu. Ubuzima bufatika bw'ibigaragara nibugaruke muri nge mu izina rya Yesu. Ibyanjye byose ndabijuririye mu izina rya Yesu. Mana, Mana, uyu mugoroba nakiri umugisha wawe, nakiri umugisha wawe ku buzima bwanjye, ku mibereho yanjye, mu buryo bwose nakiri imibereho mishya. Urakoze kunyumvisha, kandi urakoze ko mwami hari ibyo uhagaritse guhera none, hari impinduka zibayeho. Urakoze kubyumvisha, urakoze kubikoze. Dukomere Yesu amashyi menshi arabikwiza.
imana hari ikimbwiye kukubwira. Hari umusozi uhawe nona, hari umusozi uhawe nona, hari ahantu hashya ugiye kwicara. Akira ikibanza cyawe, akira gutuzwa ugatura, akira kwagurirwa imbago zawe wari uri, akira ibyangombwa by'ibyo wasabaga, akira amahirwe atari ahari wari wabuze, akira inzira itari ihari, akira igitangaza muri uku kwezi, akira igitangaza muri iki cyumweru, akira igitangaza muri iyi minsi. Imana yawe ugiye kugukorera igitangaza. Hari umuntu ubyakiriye atera haleluya. Imana yawe ugiye kugukiza ubwo burwayi. Ubwo burwayi urabukiza. Hari uburwayi buvuye muri wowe, indwara iragiye. Hari abadayimoni utaza kongera kumva. Imana yawe ikubereye maso. Hari umuntu ubyakiriye atere haleluya. Hari umuntu ubyakiriye atere haleluya. Ese mbabazi, mwari muzi ko hari abantu bagiye gucuruza, bagacuruza bari barahombye, Imana ikabaha amahirwe yo kunguka? Reka mbabwire ikintu kigiye kubaho. Imana igiye kuguhuza n'umuntu. Vuga ngo umuntu azambera umugisha. Uwo muntu Imana iguhaye agiye kukubera umugisha, kandi azagumira uruhande rwawe. Vuga ngo Imana impaye umuntu tugiye gutindana. Murabyakiriye? Muhure mu izina rya Yesu. Muri iki cyumweru muhure mu izina rya Yesu. Muri uku kwezi muhure mu izina rya Yesu. Muri iyi minsi muhure mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zibahuze mu izina rya Yesu. Kugira ngo Eliya abone umuntu batindana, Imana yamuhaye Elisa. Kugira ngo Imana ihindure ubuzima bwa Elisa, yamuhuje nande? Na Eliya. Hari Eliya wawe, hari Elisa wawe. Mu gihe guhura azagira umumaro, azahindura ubuzima bwawe, azahindura imibereho yawe, azahindura imitekerereze yawe, azakuzamura, ntabwo azakumanura. Imana iramuguhaye. Mwakire mu izina rya Yesu. Mwakire mu izina rya Yesu. Nanjye mpagaze mu mwanya wa Yosuwa, ndavuze ngakira gakondo yawe. Habwa gakondo yawe, habwa Heburoni yawe, habwa aho kwicara ukagira amahoro mu izina rya Yesu. Habwa aho kwicara ukaruhuka mu izina rya Yesu. Habwa aho kwicara ukagira amahoro mu izina rya Yesu. Zamurwa mu kazi mu izina rya Yesu. Zamurwa mu kazi mu izina rya Yesu. Zamurwa mu kazi mu izina rya Yesu. Habwa akazi mu izina rya Yesu. Habwa indi ntera mu izina rya Yesu. Habwa akazi gashya mu izina rya Yesu. Habwa kontara nshya mu izina rya Yesu. Ninde ubyakira atere haleluya. Zamura ukuboko kwawe hejuru. Vuga ngo Mwami Yesu, Mwami Yesu, ndagushimiye ko ari umusozi umpaye, Heburoni yanjye izahinduka gakondo yanjye. Ndagushimiye, umpaye icyangombwa cy'ubutaka, umpaye icyangombwa cy'inzira, umpaye ibyangombwa by'amahanga, ungabije amahanga yose. Isi yose izamenya ko nahawe gakondo. Isi yose izamenya ko nahawe umugabane muzima. Ndagushimiye Mwami ko muri aya mezi, muri izi mpera z'umwaka, nakiriyemo igitangaza gihindura amateka yanjye. Ninde ubyakiriye atere haleluya. Urakoze Yesu, urakoze Yesu. Amen. Reka dukomere Yesu amashyi menshi 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 menshi. Imana ibahe umugisha.